bafatabuguzi ba Ewasa batura Rwanda, nimwirinda akaga gashobora guturuka ku mashanyarazi. Nimwitondere ziriya nsinga twita moyenne tension zijyana amashanyarazi muri za quartier, kuko zishobora kuba zishishuye zikaba zateza akaga k'urupfu cyangwa gukomereka ku muntu wese ushobora kuzegera kugera muri metero enye. Mwirinde rero kurira ibiti cyangwa ibyuma bitwaye izo nsinga, ndetse no kugira ibikorwa byose mwakorera hafi yazo. Nimwitondere kandi akaga gufatwa n'amashanyarazi gashobora guturuka ku gukorakora insinga z'amashanyarazi bita basse tension zigeza amashanyarazi kuri konteri z'abafatabuguzi. Mumenye ko izi nsinga ziteye inkeke cyane ndetse no kurenza za moyenne tension, kuko mu gihe zashishutse zirimo umuriro ugakoraho ziragufata ntizikurekure mu gihe cyose uwo muriro ukirimo, maze zigateza akaga gakomeye karimo n'urupfu. Hari ikindi nanone, nimwitondere gukorakora muri konteri, kuko mushobora gukubaganya insinga z'amashanyarazi zigaturika bikaba byabateza akaga gakomeye. Ntibyemewe kandi gucomeka ibikoresho byinshi kuri purize imwe, kuko byateza impanuka y'amashanyarazi. Niba habaye ikibazo ku nsinga no ku bindi byuma by'amashanyarazi, bihutire kubimenyesha ababishinzwe. Ubu butumwa ubw'ikigo cy'igihugu gishinzwe ingufu, amazi n'isukura, Ewasa.